dukomere muri Kristo. Haleluya. Bana banjye nimukomere, isi narayitsinze. Dore amasomo dutera imbaraga kuri uyu wa mbere w'icyumweru cya karindwi cya Pasika, tariki 25 Gicurasi 2020. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 19 umurongo wa mbere kugeza ku wa 8. Zaburi ni ya 68. Ivanjili yanditswe na Yohani, umutwe wa 16 umurongo wa 29 kugeza ku wa 33. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, aganira n'abigishwa be. Nuko abigishwa be baramubwira bati, erega noneho uravuga weruye, ntukivugira mu bigereranyo. Ubu tumenye ko uzi byose, kandi ntukeneye ko hari uwakwirwa agira icyo akubaza. Ngicyo ni gituma twemera ko ukomoka ku Mana. Yesu arabasubiza ati, noneho muremeye, dore igihe kiregereje ndetse cyageze, maze mugatatana, umwe ukwe undi ukwe, mukansiga njyenyine. Mumenye ariko ko ntari njyenyine, kuko Data ari kumwe nanjye. Ibi mbibabwiye ngira ngo muhore munkesha amahoro. Hano munsi muzahagirira amakuba, ariko nimukomere, isi narayitsinze. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, amasomo mu munsi adutegura kwakira Roho Mutagatifu dukomeza, aradufasha gukomera muri Kristo. Nimukomere, isi narayitsinze. Muri Kiliziya mu masakamento 7 hari atatu twinjiza mu buzima bwa Gikristo, yitwa kandi amasakamento y'ibanze, Sacrement d'initiation. Ayo ni batisimu, gukomezwa n'Ukaristiya. Byumvikane ko witwa umukristo nyawe iyo wayahawe yose uko ari atatu. Uhabwa isakamento yo gukomezwa wabanje batisimu, bityo wakomejwe muri Kiliziya aba yabaye mukuru, ndetse Kiliziya ibishobora kumushinga ubutumwa kubera za mbaraga za Roho Mutagatifu mukomeza yahawe. Ni nabyo mu isomo rya mbere Pawulo Mutagatifu ubwo yarageze Efezi abajije abayoboke b'Imana ati, mbese igihe mwemeye mwaba mwarahawe Roho Mutagatifu? Basubiza ko batanamuzi. Nuko arababatiza mu izina rya Nyagasani Yesu, hanyuma abaramburaho ibiganza, maze Roho Mutagatifu abamanukiraho, nuko bavuga mu ndimi kandi barahanura. Ngibi byiza bya Roho Mutagatifu. Umunyarwanda ati, sindera ibuye umwana arakura. Umubyeyi wese yishimira ko ari kugabura neza. By'akarusho iyo abana batari kugwingira, ahubwo iyo abana biyongera mu gihagararo ndetse no mu bwenge bagakura, biramushimisha cyane, bimuha icyizere kiri imbere. Mu Ivanjili ya none turabona intumwa zitangiye gusobanukirwa noneho. Ubwo Yesu yari amaze kubabwira no kubategurira amazi ya Roho Mutagatifu, bari kugenda bajijuka buhoro buhoro. Noneho Yesu aboneho no kubabwira n'amakuba bategereje, gutatana no gusiga Yesu wenyine. Ariko Yesu arakomeye kuko Imana Data muri ruhande, ni nacyo asaba intumwa ze gukomera, bagatwaza mu bihe bigoye, kuko Yesu ari kumwe nabo iminsi yose. Ati, hano munsi muzahagirira amakuba, ariko nimukomere, isi narayitsinze. Nguwo wa mukristo wabatijwe akanakomezwa, uhora ku rugamba, akarwanya ikibi iyo kiva kikagera, agaharanira ukuri. Umuhanga ati, ntushobora gutera imbere mu bukristo mu gihe ntacyo uri kurwana nacyo, bityo ukarwana n'umubiri wawe bwite, waba ushaka kugushora ahabi, ukarwana ibibazo by'ubuzima, ibibazo by'aho washatse, uwo mwashakanye, ibibazo by'urubyaro, ubukene, inzara, uburwayi, abagutoteza, abagutega imitego. Mbese ibyo bibazo byose bikagufasha kugenda ukura kuri roho mu kwemera. Hari uburyo mu mateka yo gucungurwa kwa muntu Imana yagiye ikoresha yimenyekanisha buhoro buhoro ku bantu bayo. Ubwo buryo babwita pedagogie divine, rya jambo ry'ikigereki paidi agogos, conduire l'enfant, gutwara umwana buhoro buhoro, ukamubyara, ukamugaburira, agakura. Ya masakamento atatu twavuze, batisimu, kuvuka, Ukaristiya, kumugaburira, no gukomezwa agakura. Muri pedagogie divine, Imana mu gutuyobora igenda twishurira buhoro buhoro, ihera ku bigaragara, yabona tumaze guca kenge, tumaze gukura, ikagenda tuganisha no kubitagaragara, ibya roho. Bityo tukamenya Imana duhereye ku byo yaremye, tukumva ijambo ryayo muri Bibiliya ntagatifu, abahanuzi bayo n'ibyo yabatumye byose. Ariko kubw'indunduro
kandi ku buryo bufatika Imana ikaduha umwana wayo ari we Yezu Kristu, ari we uduhishurira by'ukuri Imana Data na Roho Mutagatifu. Byumvikane ko tubwira Roho Mutagatifu hari aho tugeze mu kwemera dutangiye kuba bakuru. Ese muvandimwe, ayo mateka y'icungurwa rya muntu ujya uyazirikana ukayemera nk'umuntu mukuru? Ese ko wabatije ugakomezwa bigufasha iki mu butumwa bwa Kiliziya, mu kuyobora urugo rwawe, mu mutima wawe bigufasha iki? Ese hari amabanga washobora kubika nk'umuntu mukuru? Ariko ndavuga amabanga yo gukizwa kwa muntu. Buriya ababyeyi hari byinshi utabwira umwana kuko nyine atashobora kubyakira. Hari amashuri umwana aba agezemo ubwira ko 2 gukuramo 3 bidashoboka, ariko agenda atera imbere hari aho agera ukamusobanura ko 2 gukuramo 3 bishoboka. Noneho ntabwo wahita ubwira umwangavu imiruho yose yo mu rugo ko ashobora kuzagera mu rugo umugabo akamuta akajya mu yindi miryango. Uwo mwana ni wa wundi ugera mu rugo barwana mu rugo agahitira kwa nyina agenda boroga ngo baramukubise ngo bamuhe gatanya. Ntashobora kwihanganira ingumi n'inshyi, ntashobora kwihanganira inzara n'ibitotezo byo mu rugo, ntashobora kwihanganira abamuvuga nabi, ntashobora kwihanganira imiruho, ibimuvuna, ibimugora. Buri gihe umwana aba yishakira ibyoroshye no gutwarwa neza. Nyamara ababyeyi twabatijwe tukanakomezwa, twahawe Roho udutera imbaraga, akadukomeza, akatuyobora, natwe tukagenda dukomeza tunayobora abandi. Uyu munsi buri wese yibaze aho ageze mu kwemera. Ngenda nkura cyangwa ngenda nsubira inyuma nk'isabune, cyangwa ngenda nshonga nk'umunyu uri mu mazi? Ngezehe mu mikurire ya roho? Wasanga afite imirire mibi nkaba nararwaye bwaki kuri roho, cyangwa nkagira umubyibuho ukabije ku buryo iby'Imana bitakibona aho bikwirwa muri nge. Iki cyumweru bavandimwe nicyo kwitegura Roho Mutagatifu kuri Pentekoste. Tumuhe ikazi wacu aze atuvugurure, atwigishe, adukomeze, aduhe imbaraga, tube bakuru, bityo dushobore guhangana n'ibisitaza byinshi biri muri iyi si. Yezu ati nimukomere, isi narayitsinze. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyoseze ya Cyangugu.